nyine kubera kwenyegera cyane Yeah. hari utuntu nyine ujya kumva sinzi nta nubwo mbere twumvise babyita ubushyuhe ahubwo uramwishika utwo tuntu tukajya tukubwira ngo mwege oya nubwo umusore yagufashe ngo igirayo nubwo umusore yagufashe se Jane beretse gato tsawe impunga nubwo umusore yagufashe nubwa mbere uhita uvuga ibi ni biki yego wumva utuntu nukuri naratungu umutima waratimbaguje nimba wenda ari nk'ikintu kigukanga ku buryo umutima ushobora kukuvamo ukanapfa yego ibyo bintu nanjye byakubayeho nibwo guteye inda namurekura ahubwo nkabona arabishaka nkavuga okay yaranyegerezaga nyine nkabona ko anyitayeho pe njye nta nubwo nabyumvishaga ko wenda byanaba ariko nyine kame mu na mama ari mama araza hari ukuntu nyine nko kuwa gatandatu mba ntakoze yaza akambwira amagambo numva asesereza nkabwira uwo munsi ibyishimo twagize bitaragaruka mu rugo rwacu kuko urumva nahise nangira guhura n'abo bantu baca intege mama n'ujya umbwira abandogeye umwana hari n'igihe buriya musanga mu rugo kwako ni nyine aba yatonganyije be wanjye nkasanga yarakaye kuko hari n'igihe kigera nkava ku kazi nkasanga be yazinze ibikapu nkavuga se bigenze bite nyine nkapfukama nkaca bugufi nyine nkamwereka yuko ntifatanyije nyine na mama nyine byacimisha kubona mama ariko mamagara ambwira ati ohereza umukazana wanjye nkagenda amenyera kurarana nawe nyine kujya mu ishuka imwe umva nta kibazo byahinduye iki muri wowe byatumye niyumva ukundi kuntu ntajyaga niyumva gute byatumye niyumva ko ndi umuntu nanjye w'agaciro yego ndi umuntu burya undi muntu ashobora kuba yakenera ugeze mu rugo rwe rw'umusore nyine ariko waje kuba umugabo wawe Manishimwe Simon sibyo yego iryo joro ko ngo hageze saa 5 z'ijoro byari bimeze bite iryo joro ryarankomereye mu majoro yose gute rero ryagukomereye ariko ikintu cyankomereye ni ugukuramo imyenda oya byarangoye noneho kubona ubwambure bw'umuntu ufite uruhu rudasa n'urwawe yego noneho mudahuje n'igitsina mwana we oya uvi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com ikaze mu kiganiro yanjye ikaze ku bavandimwe mwese mudutega amatwi ndetse mwebwe mwakoze subscription ni umugisha ukomeye cyane kuba mubanye natwe nicano mwitangiriye kuva hasi kugeza aka kanya ni ukuri Imana ibaho umugisha Imana ibari imbere bari ko couple nk'ingiye kuntu yarimo aramufasha byihorere ndagufasha tugushyiraho mikoro neza okay ni couple ya Manishimwe na Manishimwe niba barahujwe n'izina nibyo tugiye kumva niba barahujwe
twese tugira abashatse abakundana hari akantu kagukura ku muntu izina ry'umuntu rikabahuza gutyo nuko umwe yitwa Manishimwe Simeon undi yitwa Manishimwe Jeannette yego muri kubabona muri kubona iseko muri kubona urukundo muri kubona yego uko mubareba ahangaha babana nk'umugabo n'umugore ndi kuvuga ngo babana nk'umugabo n'umugore yego turabana muraho neza Manishimwe Simeon turashima Imana ubu umutware w'uru rugo rwose ubu ngubu yakaba umwamikazi wanjye umwamikazi w'urugo yego wumva icyo kintu di kandi uburyo umwamikazi aruta umutware buriya oya umutware habaho umutware hejuru y'umutware hakaba umwami ubwo nyine wamuhaye grade ikomeye cyane icyo ashatse kuvuga arabikwiye ariko arabikwiye ni iki gituma uvuga ko abikwiye wenda impamvu ituma mvuga ko abikwiye ndabyibuka neza ubwo inkuru yanjye twanayitangiye dayeri yego ndabyibuka neza uwo munsi hari igihe nagiye gukorera Rwamagana kuko we nihavuka yego noneho ngiye gukorera Rwamagana ahantu mu birombe bicukura amabuye njyayo niba nabyita ko nagize amahirwe makeya mpita ndwara yego ndwara mu rugo urumva nari nagiye nk'umuntu uri gushaka ubuzima sinanababwiye cyane aho ngiye kwa kundi abantu basore tuvuga ngo ndagiye nzababwira nagezeyo ngerayo ndarwara muri uko kurwara niho namenyaniye na be wanjye umwamikazi wawe yego noneho muri ubwo buryo nararwaye amezi 8 ariko ndwara mfite amafaranga agera mu 4,000 kuko ntabwo bari bakaduhembye nagezeyo mpita ndwara nta gihe kirekire nakoze ndwara mba mu nzu njyenyine nyirinzu nawe ashaka kwishyurwa muri iyo minsi ari ibibazo noneho aza kurumva nakundaga guca iwabo njya mu kazi nkagaruka iwabo wa be iwabo wa be wanjye nkacayo nongero wawe wanjye sibyo be suri wanjye yego noneho hashira icyumweru ntahaca hari umwana nyine nakunda ko kuhaca nawe afite nk'ijana nkamugurira bombo akambwira ngo wa muhungu ujya uca hano wambaye igisurubeti cyo muri kapani bacukura amabuye uheruka kumubona arambwira ati nago aheruka umwana aramubwira nago umeruka kumubona uyu nguyu niwe wabajije uwo mwana noneho ari nka saa moya muri ka kazi bigiye kaba kari kurasa nicaye hanze nabuze n'umuntu wama amazi n'inshuti zanjye nahamagaye zose ndazibwira nagiye ahantu hameze gutya na gutya nararwaye basi umbabariye niba ko kuri inshuti yanjye wama n'ubufasha ukama tiketi nkareba ko nataha nkagaruka mu rugo wakubiswe kabisa byanze numva mbese isi numva nayihaze urumva hari n'abakobwa byitwaga ko dukundana niko nabyita ndamuhamagara ati hari uwo twari duhararanye cyane nkavuga waje kutsura ko mize nabi basi nambwira ati rero ahantu uri ni kure sinanahazi ntago kukugeraho urumva ntibyakunda mbona rero beberaje araza arabanza asa nk'ugiramo ubwoba nyine nari nicaye ahabona ntavuga araza aratsuhuza arambwira bite gato yawe yari turanye n'iwabo hari haturanye araza aratsuhuza arambwira ati ko tutakikubona ndamubwira ati nagubona ko narwaye nawe arabibona arambwira ati nta kindi kintu nongera kugufasha ahita urumva nyirinzu nawe yari amaze iminsi angendaho avuga ko utanyishyura ibyo kuba urwaye simbyitaho kuba utakikora muri kapani simbyitaho arapfata anjyana kuba iwabo uyu nguyu se anjyana kuba iwabo nyine kurwarirayo bisanzwe nk'abaturanyi kurwarirayo bisanzwe kuko hari akanegisi hari akazu kometse ku gikoni bagira ko hanze iwabo aba ariho nyine mama wiwatse asira arambwira ati umwana wanjye kuva kuzanye ntabwo namuterera hejuru byamubabaza kuko nyine abafite abantu benshi bagiye bamukomeretsa ambwira ati nanjye ntabwo nashyira ibindi bibazo ku muntu anzaniye mbaho ngaho narwaye amezi 8 andwaza saa 6 na kumugoroba angaburira ibyo bintu sinzi niba uri kubyumva kuko urumva mu rugo narabahamagaye ndababwira ati kuko urumva hari ukuntu wenda uburi umusore
wenda papa we yikundana n'akantu k'agacupa se n'iwanyu mudafite uko mubayeho biri hasi nkabahamagara nkavuga ko nshaka gutaha kambwira wagiye utatubwiye n'ubundi igumira iyo mbese ntihagire icyo babyitaho. ariko amahirwe nuko nari mfite umuntu nk'Imana yari yaranyoherereje muri iyo minsi yose, muri ayo mezi yose narwaye nta munsi wa rimwe bwije ntanyweye amata. Kandi muri icyo gihe urumva ni iwabo nibo batangaga amafaranga mvuza ibiryo kubaho n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Kandi nibuka yuko mu bantu bose twari tuziranye nta n'umuntu n'umwe nigeze amamagara ngo anyitabe cyangwa se niba hari n'ubwo bufasha musabye ngo abuguhe ngabome. Yego. Ibyo rero bigatuma abantu batakubitwa ntabwo ibyo babyumva. Inzara muri iyo minsi namaze ataraza. Yego. Nanifuzaga ngo basi mbona ahantu bajugunye irindazi nditoragure. Yego. N'uburwayi urumva afite na stress nyirinza agiye kuza nabyo ni ikibazo. Ubwo rero muri ayo mezi 8 maje koroherwamo ndisuganya njya nahingiye ahantu nahinze napatanya ahantu icyo gihe cyari kihinga. Yego. Cyari kihinga. Urasanzwe uzi guhinga? Wapi nabyo narinzi ni kwa kundi ubona nta kundi kuri ubugenzi kandi uri mu cyaro. Kandi uri mu cyaro nta kindi kintu wakora kugira ngo unutwe dufaranga. Ndahinga bama 5,000 icyo gihe. Ndavuga amafaranga nicaka angeze Nyagasambu ahandi hasigaye magende n'amaguru. Ndavuga ngomba kujya mu rugo kuko nabonaga ubuzima bwa hariya mu cyaro wabugoye nta n'umuntu wavuga ati basi niba ari udashoboye no guhinga cyangwa se ushobora no kujya ugahinga rimwe wabona uri umunebwe n'ugaruka. Ndavuga ati rero ikintu ngiye gukora ngiye kuyakorera amafaranga ninyabona nje mu rugo. Ariko nkorere tiki. Noneho mubwiye ko ngiye gutaha nyine byaramubabaje nanjye ndabibona. Ndamubwira ati nubwo nashya ariko tuzajya tuvugana wambereye inshuti nziza. Yego. Ngiye gutaha mama anyicaza mu nzu. Arambwira nubwo ugiye nta muntu kwirukanye hano aho waryamaga nta wundi muntu ugiye kuza kuharyama. Ariko ngatekereza nk'umuntu nanone nyine w'umusore ushaka nanone gushaka iterambere. Urumva bakambwira wenda n'ibyo biraka byo guhinga byajya biboneka tukakurangira tukakwigisha no guhinga. Mama afite abandi bana? Afite abakobwa 2. Yego. Umuhungu we yarashatse. Tukakwigisha guhinga ubuzima bugakomeza. Bari bakwikundiye mbese? Banyikundiye. Yego. Pe ndavuga ni umugisha Imana inyihere ariko nanone nkumva ubuzima bwo guhinga n'ibiti nkumva nago biri kunza hafi. Yego. Ndavuga reka tsubire mu rugo. Njyayo nabona nk'icumi nkadomoka nkajyayo nkajya kumusura kuko urumva ibintu yakoze ni ibintu inshuti zanjye zose. Okay, tutarajya aho ngaho. Icyo gihe rero uri mu rugo iwabo wamonaga agufata gute? Ndavuga be wawe urumva hari ukuntu abakobwa babanza kugira utuntu tw'udusoni. Bakagira utuntu tw'udusoni ariko njyewe nkaba nabibonye kare nyine nkabibona ukuntu yitanga ukuntu wenda nka murumuna wiwe hari ukuntu ashaka nyine kumbwira naba mbaza ibibazo byinshi ngo ubundi ngo hano hari nkande agahita mubwira igitsure gikomeye cyane nkabona ko nyine hari akana afitiye. Nkavuga uti ibyo ari byo byose afite amarangamutima. Ibyo urukundo biza gute rero? Ibyo urukundo ukuntu byaje rero urumva icyo gihe cyose mugira amatsiko yo kumva Mana ishimwe Jeannette pe ariko Mana ishimwe n'ubundi ibaze kubuza amazina. Noneho urumva muri iyo minsi maze nk'ukwezi natangiye gusa nkaho noroherwa ariko nkongera nanone nkarwara kuko nari nararozwe. Ibyo kurogwa nararozwe. Urumva nibo batanga amafaranga amfuza muri iriya miti y'ibya Kinyarwanda. Yego. Noneho nyine nangiye gutora agatege numva baramuhamagaye ngo Mana ishimwe nditaba nzika ninjye bahamagaye ndavuga izina ryanjye barimenye gute. Noneho nitabye we yarari inyuma y'igikoni sinzi ibyo yarari gukora numva nawe aritabye. Ndavuga dushobora wenda kuba twitiranwa cyangwa nkaba numvishe nabi. Barongera baramuhamagara ngo uvayo bagutume. Ndavuga uti rero iri zina ni iryanjye kuva nawe bamuhamagaye akaza kuko njye nari nzi Jeannette nawe niko yitwa. Mbaza karumuna kiwe ndamubwira izina numvishe uhamagaye ninde. Arambwira uti nose ko wabyumvishe nyine muhamagaye ntabwo wabonye uwaje. Ndavuga ati ubwo Mana ishimwe. Ni Mana ishimwe. Nanjye nitwa Mana ishimwe. Yego.
none uravuga uti ukuntu rero amarangamutima nyine nanjye urumva ayo mezi 8 abo bantu izo nshuti zanjye ntabwo twavuganaga. Uwambaga hafi n'uyu nanjye bya bindi byose n'izina byose bihurira hamwe. Ariko muri iyo minsi nyine hari umuhungu w'inshuti yanjye nakundaga guhamagara tukaganira nkamubaza amakuru yo mu rugo, ngera aho ngaho mubwira yuko nyine ahantu ndi nabonye umuntu unyitaho kandi w'umukobwa. Yego. Icyo gihe aza kuhatsura kuko urumva amezi 8 yari menshi, naramubwira ati ahantu mba nta kibazo bafata nk'umwana waho waza kutsura. Yego. Umukobwa. Wari umuhungu aza kuhatsura. Noneho ndamubwira uti wa mukobwa rero n'uyu nakubwiraga usanga hanyitaho. Yego. Singiye kukubeshya. Yego. Niba yaragize ngo ni inzozi, niba yaragize ngo ndi kumubeshya, niba yaragize ngo wenda ni ibintu biraho, namubwira ati se n'umwe mukobwa uri kunyereka nyine muherekeje icyo gihe. Aturiya nyine aturiya zunguri umeze ukuntu, namubwira ati yego. Bivuga ko yabivuze nta kibazo. Yarambwiye ati uriya mukobwa njye namuburiye n'ishusho, ni umuzungu, ni umunyarwanda, ni umunyafurika, ni umufilipini, ni uwaye. Ndavuga ati nyine ako kantu nangira kugira impungenge yuko atangiye kupinga. Nangira no kugira impungenge yuko niba icuti yanjye nafataga nk'icuti yanjye mubwe yuko njyewe natangiye kumukunda akandeba nabi akabifata uko. Noneho nimbibwira mama ari nacyo muri iyo myaka 3 byatumye nyine dutinda kubishyira ku karubanda. Nanjye urumva ngeraho nkagira isoni, ariko nagira isoni nkahita nekereza bwa buzima nagiyemo. Nakunda imyaka 3. Oh yes. Nta muntu ubizi. Nta muntu ubizi ari iwabo niyo nshuti yanjye. Nshuti yanjye nyine nahise nyereka yuko ndavuga ati ashobora no kuneza mu rugo. Bitamwereka ati byari bisanzwe muri iyo myaka 3 mitamba no mu rugo abona atahaza. Ndavuga sinanamwereka ko tukivugana. Ibyo rero kwa kundi wenda intege nke zijya kuza kuvuga uriya mukobwa nanjye ntambere, nkahita nibuka ikintu yakoze, ubuzima yanabayemo, nkahita nibuka icyizere mama wiwe angirira. Uravuga uti rero ngomba nibuka n'abandi bakobwa bose nari mfite nabo nahamagaye ntibanavuga ati basi reka tuze tunakurebe. Yego. Ndavuga kubera iki nababaza Jeannette mugenzi wanjye. Yego. Mwongera mama wiwe akajya amamagara kambaza umeze ute aho uri wari kudusura ko tugukumbuye. Ndavuga aha hantu niwe wanjye nyine icyabi cyari cyo cyose, ubwo niwe naremewe, niwe nagenewe. Mbimushimira cyane nyine. Ubu ngubu nago arabyumva neza kuko muri ayo mezi 5 twagize tubana, twagize wenda n'ibibazo, inda ya mbere ivamo, ari nacyo kintu nyine gisa nkaho cyamuteyemo utubazo. Nyine na mama urumva kuko duturanye na mama hantu tuba, mama wanjye hari igihe wenda mba nagiye akaza akamubwira si wowe mukazana nashakaga, buri gisebo ugiye gutuma mu muryango wacu haza amandi maraso atandukanye n'ayacu, turaje natwe muri famille utuzaniremo umuntu tutanashaka, bikamutera agahinda. Nyine wenda nava nko ku kazi kuko hari umuntu ufasha gucuruza, wenda banonganyije, wenda nk'umukiriya kuko hari abakiriya baba baza batandukanye, ugasa nk'umukiriya araje arakwibye, hanyuma boss nyine we ibyo ntago bireba aragutonganya, akanonganya, nkagira mu rugo nyine numva afite stress, bigahurirana nuko wenda uwo munsi mama yaje gutuka Jeannette sheri wanjye mu rugo. Aza kumutuka mwirukana se? Yego, nyine ukumva ari kumubwira amagambo atari meza. Ariko byibuza cimira papa. Papa we yaranyumvishe, namubwiye nyine ibyabayeho kugira ngo bose nanabicaze mbabwira ayo mezi 6 agera arenga ngiye nabahamagaye. Ubwo nyuma y'ayo mezi 6 nago nongeye kubahamagara. Ayo mezi yose niwe wandwanyeho. Amezi 8 aragiye. Icyemezo uti ndakurongora umbere umugore. Yego. Kandi koko kuko hari undi muntu hari undi muntu bisanzwe ntabwo ari bya bindi uramugira umugore. Hari undi muntu nahamagaye mubwira story, ariko sinamubwira ikibazo Jeannette afite, afite ikibazo cy'uruhu, afite ubumuga bw'uruhu, afite ubumuga bw'uruhu n'ijisho uri babimbwiye. Yego. Sinamubwira yuko nyine mubwira ko ari umukobwa uri aho usanzwe, ahita ambwira ati umukobwa nagucike ni Imana yamukuzaniye. Yego.
noneho rero nanjye antera imbaraga ndavuga uti ibyo bintu n'ubundi nshobora kuza n'umwiza cyane akakurangiza akanyirangiriza kuko hari abo tubona bibaho hari abajya kwiyahura bitewe n'abakunzi babo bavuga niba afite umuntu amahoro twakorana tukazamuka hejuru y'abandi bavuga umufite amahoro iruhande ndetse n'umubyeyi wanjye atanabyishimiye ariko mbona imbaraga zivuga ati urukundo rwa nyarwo yanyeretse na n'ubu nanjye ngomba kumubera umuntu nyine uzamuba hafi urumva hari n'igihe wenda ajya ambwira ati nubwo ugiye ku kazi hari igihe njya numva yuko si de love hari igihe njya numva yuko basi nyine izi impungenge nizabo we akumva yuko ngo nyine wenda ashobora nko kumuca inyuma nkanarira nkibaza niyo revo umbonamo narambwira ati njyewe nzabikwereka urukundo rwadanje byo turakundana kuko ubuzima yaciyemo nubwo naciyemo tugiranye amateka kunyeka ko tutarambana ntabwo twarambana kandi we ni umuntu ugira umutima woroshye cyane none se inshuti zawe urumva ko nyine baguciye intege ababyeyi bati umuntu ufite ubumuga bw'uruhu n'ikijane ntabwo ndi gushaka gukomeretsa ni inkuru nta kibazo gusa abantu babimubwira ni benshi na mama nuko njye ntabwo ari muri urwo rwego ni uko turi gukora inkuru yanjye sibyo mu nkuru yanjye turaganira tugasasa inzobe iyo uhuye n'abantu muri kumwe agatoki ku kandi ukumufashe mu rukundo sibyo ukabona nyine baguciye intege ntabwo ajya guca intege iyo ubona muri kumwe afite ubumuga bw'uruhu ibyo bintu byabanje kungura tukibana nyine mu mezi nk'atatu byarangoye cyane nawe arabibona arambwira ati rero nyine urumva inshuti zanjye ahantu hose icyo gihe ninjye nabaye igitaramo najya ahantu uti noneho sinzi umuntu yatuzaniye ubwoko bwiwe rero kumva bari kuvuga gutyo ku muntu ukunda nawe biragukomeretsa nagenda wenda byageze naho muri ayo mezi wenda twajyaga nko ku muhanda tugiye nko guhaha turi kumwe nka kwa kundi mvuye mu kazi k'umugoroba nkagera aho nkagira isoni zo kujyana nawe ageze aho nawe abibonye arambwira ati rero ntago nakubera umutwaro reka njye mu rugo tuzajya dukomeza tuvugane nibikunda uzanagaruke we ubundi byageze aho arambwira twahunze aho iwanyu tukajya iwacu mu rwego rw'uko yabonaga abantu twakoranye tuziranye nyine bamaje kubibona yuko hari ikintu kidasanzwe nabazanyemo ibyo nanjye ngeraho nyine mbitekerezaho ndavuga ariko kubera iki najya kuba iwabo wa be wanjye kandi nzi yuko iwabo aho nabaye nyine urumva nabayeyo muri icyo gihe cyose twaragendaga nkabona nyine n'abantu baho ukabona ahubwo nk'abakobwa bagenzi we babyishimiye ariko nk'abatipe bakavuga ati nk'ahantu nyine nakoreraga hari umusore tungana nahingiraga kambira ati se nkawe wabuze iki koko kwiti nabona kuri ikigo rye ati wabuze abakobwa ndareba ndamubwira ati abo bakobwa rero sinzi niba hari ukuntu Imana yikorera ibintu abo bakobwa bose igihe nabonye be wanjye abo bakobwa nari mbafite ariko nta n'umwe nahamagaye mutabaza nga nangireho ndavuga abo bakobwa byitwa ko mbafite byitwa ko ari iki cyanjye kuri bo nyine ndavuga mbaburira Fromire niko bikomeye wabonye Jeannette icyo gihe rero ni nabyo byaneye imbaraga bima gushika mabi inshuti zanjye nyinshi twaranashwanyuka kuko hari abo tuvugana nkumva nyine bari no kuninura waninura nyine urumva nago bavuga umugore wawe nabi ngo uwo muntu mukomezanye ubushuti ubwo uwo nguwo tukaba turatandukanye gutyo ndavuga ngo tugomba kuba hano nitugira n'amafaranga nyine uburyo ukuntu ubuzima buhindutse wenda mama akaba atarabyumva neza ko agomba kuba umukazana wiwe tuzahava ariko nabanje no kubabika mu mutwe yuko ari umugore wanjye naho bazatsanga ari we tuzaba turi kumwe. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 27. We afite ingahe? Afite imyaka murusha imyaka 2. Yego. Aha. Urumva ko biryoshye. None se hari ukuntu iyo umuntu ashatse umuntu benshi badashaka mu Kinyarwanda tuti cyangwa iyo wabaye inganzwe bati yarakuroze. Ibyo bintu ntabwo byigeze biza mu ibyo byahubwo ngo na mama ni ubivuga ahubwo mama ni ujya umbwira abandogeye umwana
hari n'igihe buriya musanga mu rugo kwa kundi nyine aba yatonganyije be wanjye nkasanga yarakaye kuko hari n'igihe kigera nkava ku kazi nkasanga be yazinze ibikapu nkavuga se bigenze bite nyine nkapfukama nkaca bugufi nyine nkamwereka yuko ntifatanyije nyine na mama kuko buriya ni umuntu ukunda abantu naho tuba mu rugo uba usanga abana nyine akunda abana cyane ahantu ari harangwa n'urukundo noneho nkasanga nyine asa nkaho yihebye nkahita nzamuka nkajya kwa mama mu rugo urumva nk'umuhungu njya kubwira mama nkavuga ati wambabariye koko ko nta nzoga nywa nta tabi nywa sinigeze basi nkubera ibindi bintu udashaka basi wambabariye ukumva amahitamo yanjye ahubwo mama kandi ushobora kare akambwira mwana wanjye wararozwe kugeraho yagiye mu bantu basenga yego mama yego ngo batsengere ngo Imana ngo ikora ibitangaza nyine niko mba numva avuga abwira n'abavandimwe banjye akambwira umuvandimwe agiye gupfa yararozwe uriya se umuntu bari kumwe bikanira nanjye agahinda nkavuga ati ariko mana wambabariye izi mbaraga mama ari gutakaza asenga ahubwo ukazivunjamo kumuha urukundo rukunda umwana wiwe n'umukazana wiwe nkasenga Imana atsaba ati umure iki kintu nashima Imana papa we nta kibazo niba papa wenda ari nuko yifatira nako kayoga kumva ntacyo bimubwiye ariko mbona nta kibazo araza akamuvugisha none se ubwo umuntu asengera ngo umuntu ari kundi cyane bibaho nyine nanjye mba mvuga ati izi mbaraga ahubwo Mana akoresha ahubwo wazimuhayemo urukundo akabakunda akadukunda ko turi famiye yiwe icyabi cyari cyo cyose kuko nge nta n'inka naciye n'amabere nta n'ikinirwa nakoze hose hari icyo nakoze ntacyo irero iyo mbimubwiye aranarira ararira akanyereka yuko nyine mbwira umunsi wa mbere mu bana wari umeze gute hagati yawe nawe byari ibintu kuko urumva icyo gihe yamaze mwakundanye imyaka 3 ubu mumaranye imyaka amezi 5 mu bana muza kujya n'ibyago akuramo inda indivamo ntabwo kwikuramo nuko umunsi wa mbere ufata icyemezo ukamuzana mu rugo iwawe ukavuga uti ngo natubana umunsi wari umeze gute ukuvuga ngo uwo munsi kuko nagiye kumwizanira iwabo yego irwamagana yego nageze mu rugo nka 5:00 z'ijoro icyo gihe rero byari byiza kuko nta nubwo nari nakamenye yuko sosiyete n'inshuti zanjye zose zizahita zinererana njye twari twishimye kuko yamaze iryo joro rya mbere ryanyu kuko yamaze iminsi 3 atagenda nyina aba mu nzu yego nk'umukene nyine ku munsi wa 4 ajya guhaha araza arateka kuko we yarabimenyereye ibintu bamuvugaho hanze ariko nyine twari twishimanye numva ko nundi turacyishimanye numva yuko nyine n'inshuti zanjye nyinshi zitazacira urubanza numva nyine kuko naramukundaga tumiranye neza avuga baby nta kuntu ngiye w'inshuti za minduri izo arizo zose kame mu na mama ari mama araza hari ukuntu nyine nko kuwa 6 mba ntakoze yaza akambwira amagambo numva asesereza nkabwira ma ko ndi umwana wawe ko nta kintu nigeze nkora kidasanzwe basi wambabariye bugari rimwe ukubaha amahitamo yanjye akambwira warambabaje navuga ati ma ubwo wabishima nzanye uwo mukobwa ushaka ko ari we dukundana witandukira ndashaka kumenya umunsi wanyu wa mbere muri babiri mu rugo byari imeze bite wari umunsi mwiza w'ibyishimo icyo gihe twaragiye kubera ntago twese tunywa inzoga ndagenda ngura ya fata igura 2,500 icyo gihe yaguraga 2,500 tazana nyine turasangira turateka turarya turishima ibintu bibyishimo mbese byari ibintu byiza kuva icyo gihe nkeka yuko hashize nk'amezi 2 uwo munsi ibyishimo twagize bitaragaruka mu rugo rwacu kuko urumva nahise nangira guhura n'abo bantu baca intege abo ngenda bagasigara bavuga baby wanjye nabi mama ariko muri ibyo byose cimirana mama wa baby wanjye ni umwana mwiza kuko we
aranamamagara akambaza umukobwa wanjye ameze nkaho yahamagaye umukobwa we ahubwo ninjye ahamagara mbese yanyizereyemo ku buryo izo ntege zose nkeya zijya no kuza nkatekereza umubyeyi wanyizereyemo yamaye amata yamaye buri kimwe. nta muntu wigeze ushaka kubatandukanya ngo azane undi mukobwa? Ibyo biraba buri munsi. Jeannette ati ni benshi azana undi mukobwa ubundi umva mana yanjye biraba. Hari n'ukuntu hari n'ibijya biba nkavuga ni mama wabipanze ni ibintu bihuriranye ni biki umukobwa kaza nkavuga umukobwa kaza wenda ahantu nkorera mama arahazi ubu ni umukobwa umvugishije ku kazi mitanyeka kari mama umwohereje yego narahamutse nyine aramahamuye ku buryo n'umukobwa wese tuvuganye ndavuga wenda ni mama umwohereje kugira ngo anyikundisheho mbona aho mera nanga bibi wanjye uwo mukobwa nkamwereka ko nta nicyo tuziranyeho. Jeannette rero uraho neza? Yego. Ugize gutya nawe urakunze bwa mbere umukunda byari bimeze bite rero? Bahata nabegereye rwose neza. N'umuhungu nakuye umusheri wanjye. Yego. Mwita umuhungu kuko tutarakundana namwitaga uwo muhungu. Yego yari umuhungu. Yari umuhungu. Yaje gukora hafi y'iwacu nyine acumbika nyine hafi yo mu rugo ariko yajyaga aca mu rugo nyine akadusaba amazi nkayamuhereza nkabona arayanyweye buriya njyewe maye ikintu umuntu nkabona aracyakiye mba numva binshimishije niyo atakinywa wenda cyangwa ngo akirye ariko akacyakira gutya mba numva ari ibintu binshimishije. Rero iyo namuherezaga nk'ikintu nkabona aragifashe nkamuhereza umukono nkabona arawakiriye byatumaga hari izindi emosiyo ziza zirema muri wowe zigenda zimusanga. nuko rero ubwo rero nyine aza kurwara yaje kurwara urabaririza uti wa muhungu ariko wacaga ahangaha kuki wagiye kumubaza? nabajije umwana wo mu rugo ndamubaza ati wa muhungu waharaye irya uheruka kumubona ajya ku kazi? arambwira ngo ntabwo uheruka kumubona. bigereje ku mugoroba rero nyine njya kumureba ngiye kumureba nsanga yararembye ngira ubwoba ari mu nzu wenyine atarya atanywa atabyuka ubwoba buranyica cyane mpita nsubira mu rugo nyine ndagenda mbwira mama tima tuzi ko wa muhungu wajyaga uza hano uzi ko yarwaye kandi waba ntabwo ari inaha. ubwo nyine mama arambwira ngo nahise ngo yararwaye cyane se ku buryo we yagumye mu nzu ntagire n'umuntu ubimenya nabwo ati yararwaye cyane umenya no gufata telefone atabishobora. ubwo rero nyine turagenda tujyana na mama tujya kumureba ubwo tumushyira amazi anywaho dukeya irindazi ryo nta n'ubwo ari gushobora no kurekera. ubwo nyine urabimushyira nabyo ari kuko umva urishimye. narabyanye kuko n'ubundi akiri muzima narabimuhaga akabifata. yego mbese kuki ibyo abantu ntacyo reka tubyihorere ahubwo ibyo byari yabitubwiye urukundo kuri wowe rwaje gute kuri Manishimwe Simon kuri we rwaje gute Jeannette? ukuntu rwaje rero ubwo nyine mama yaramufashe turamujyana mu rugo. yego nuko rero mama akajya avuga ati uyu muntu twabanje kumugurira imiti ya malariya tubona nyine ahubwo kugira ngo akire akaremba noneho mama aza kumuha amata amuhaye amata arayagarura babanje kumuha inshyushyu arayigarura bigeze aho bamuha n'ikivuguto nacyo arakigarura mama ahita avuga ati ubu baramuroze. mama niwe wagiye kumushakira nyine umuti abantu nyine baraza baramusuzuma baduca amafaranga 60,000. mama arayishyura. mwari mwamukunze? yarayishyuye amafaranga yose. ariko mama ni umuntu usenga aravuze ati wenda nanakira uwo mugisha nzawubone. wenda nzawubone nzavuge ko wenda nafashije ikiremwa muntu kikongera kugira ubuzima. ubwo rero ayagaruye nyine bahita bazana umuvuzi aramusuzuma barasanga nyine ni uburozi bagomeza nyine bamuha iyindi miti yo kumuvura noneho atari yo kumuzuma aroroherwa amaje koroherwa nyine
kubera nyine mu rugo natwe ntabwo turi abantu bifashije ku Yeah. buryo dushobora gufasha undi muntu kugera ku buzima yifuza. yego ubwo nyine nibwo yatangiye kujya ajya gushaka ibiraka ariko agataha mu rugo. yego ubwo rero uko nyine uko yatahaga mu rugo yasangaga namufuriye imyenda imyenda yasize nyine nayifuze, oya agasanga nyine ahantu muri geto nyine bari baramuhayeho kurara, yaza bwije nyine agasanga namujyaniyeyo ibyo kurya muri geto yanyu iwanyu. yego ubwo nyine bitangira gutyo. ukajya kumureba muri geto? namushyiragaho ibiryo ariko ntabwo najyagayo ngo tugumane mu mwuka wera gutya. nyine kubera ahantu mama yabaga ahari numvaga mfite isoni zo gusanga umuhungu tutavukana mu cyumba. yego ariko wariyibaga ukajyayo Janine. dore nda iki kijya nuko ujya kumureba muri geto rero rimwe ariko mwigeze gupfubiraniramo rimwe mwigeze gupfubirana ari kubyemeza Simone. yego urumva ntabwo byabura uko yagendaga nyine angaragariza ko ashaka kunyiyegereza. yego noneho urumva ko njye nabigiraga kumurusha. oya noneho wahitaga umwegera. ubundi njyewe buriya mu buzima tuba twarabayemo biba bigoranye kubona umuntu ugukunda bya nyabyo atakubeshya. yego nyine ni ikintu kigoye kumva ko njyewe nshobora kugira umuntu nkunda bya nyabyo noneho byo birenze ari umuhungu mwiza gutya. oya yego nawe utinda kwihatu. yego nuko rero muri geto uramusura? ndamusura. ikintu utibagirwa cyabayemo hagati yawe nawe cyatumye uvuga uti ebana? n'ukuntu yamfashe yarambwiye ati yaramfashe nyine amfata nka gutya noneho njye nkajya mwishika noneho nyine kubera kwenyegera cyane hari utuntu nyine ujya kumva sinzi nta nubwo mbere twumvise abyita ubushyuhe ahubwo uramwishika utwo tuntu tukajya tukubwira ngo mwegere. oya nubwo umusore yagufashe nubwo umusore yagufashe se Janine beretse gato tsawe impunga nubwo umusore yagufashe nubwa mbere uhita uvuga uti ibi ni ibiki? yego wumva utuntu ni ukuri naratunguwe umutima waratimbaguje nimba wenda ari nk'ikintu kigukanga ku buryo umutima ushobora kukuvamo ukanapfa. yego ibyo bintu nanjye byambaye. byakubayeho? nibwo yaguteye inda? oya yego inda yayineye tubana. yego yayineye tubana igize nk'amezi 2 ivamo. sorry ukomere sibyo? nta gahinda dufite uyu munsi oya bizakomeza kandi bizagenda neza sibyo? uwo munsi se wahavuye no kuvuga ngo havuye amahoro ko ntabwo nahavuye amahoro nyine yarabimbwiye ko nkunda nanga kubyemera. ni gute ubu ngubu twatuntu se turangira dute? kwa tuntu njye nakomeje kumwiyaka turashira nakomeje kumwiyaka numva nyine no mu rugo bari kuvuga mpita ndamwateshere reka babarira umva papa yari yarabaye sheri nyine abantu bose dusigaye tubita abasheri na ba mama bacu tubita abasheri n'abana n'abasheri. nyine iyo watangiye gukunda umuntu ushiduka wakavuze. nuko nyine ndamwiyaka icyo gihe numva nyine mu rugo baranahari ndamubwira ati papa ari kuvuga. yego nuko nyine turarekurana. na papa aba mu rugo? ufite na papa ko ntabwo mwe mwamuvuze? ufite na papa ariko nyine ni umusaza urwaye. yego ntacyo ariko ni papa. nuko rero ubwo nyine azigera igihe arataha tuhananimire tukajya duhamagarana nyine ariko ukumva uramukumbuye. n'icyo wamukumburagaho? namukumburaga impuhwe n'urukundo nabonaga mfite kumfata mu buzima. yagufataga cyane yaranyegerezaga
nyine nkabona ko anyitayeho pe. yego njye nta nubwo nabyiyumvishaga ko wenda byanaba, gasha ariko nyine hari ibintu bizuka ukumva biragutunguye, ukumva birakurenze. Yego abandi bajyaga bakubwira urukundo ntumve ibyo ari byo. reka numvaga ko ari abantu nyine bitewe. nigeze kuguhamagara ndakubwira ati nzaguha story y'umukunzi twakundanye nyuma akaza gukundana na murumuna wanjye. naraguhamagaye ndabikubwira ningira amahirwe yo kubona ikindi kiganiro tuzabivugaho. yego ubwo rero numvaga ko nawe aje nkawe, numvaga ko n'uyu ashobora kuza nkawe. uwo nguwo se byagenze bite? mbwiraho gato. uwo mukunzi nyine uwo mukunzi wa mbere se twarakundanye akajya aza mu rugo nyine, ariko naguhaye umwanya ntiwaza. ese mbyibuka naguhaye umwanya ntiwaza. oya warambwiye ngo uzampamagara. yego ariko ntabwo wampamagaye. ubwo nyine byandenzeho. ikomereza. uwo mukunzi byagenze bite? umuntu namuvuge numva ko hari ikintu cyaha kidasanzwe ndagufata. uwo mukunzi wasimbuye yego yashakaga ahubwo iyo yagiraga ikibazo yashakaga ngo mufashe direct. amafaranga se? cyerekeranye wenda n'amafaranga. ariko njye nagira ikibazo nyine ukabona nta nabyitayeho, namubwira ati mfite ikibazo wenda iki n'iki ukabona ntabyitayeho, noneho agashaka we ko nshyiramo imbaraga nyinshi mu kumukunda. yego nkashyiramo imbaraga z'umutima n'imbaraga. murumuna waza kumugutwara? murumuna wanjye yaje kumuntwara nyine. uwo mushara arambwira ati nyine nagira ngo umbere icyambo cyo kugira ngo ngere kuri murumuna wawe. najyaga kumusura tukajyana na murumuna wanjye. ntabwo nakundaga, n'ubu ngubu ntabwo nkunda kwijyana ahantu ariho hose. rero najya kumusura tukajyana, nkabona nyine ari kumureba ukuntu avuga ati buriya ni iby'ubuvandimwe n'umuramu we. ntabwo nyine nateraho komenti cyane. we nawe yari afite ubumuga bw'uruhu? oya nta n'undi mwana tuvukana dusa. ndavuga uwo musheri wawe. oya musheri n'uyu nguyu. yego oya nawe nta bumuga yari afite. nuko rero Jane bwa mbere ugeze mu rugo rwe rw'umusore nyine ariko waje kuba umugabo wawe Manishimwe Simon, sibyo? yego iryo joro ko ngo hageze saa 5 z'ijoro byari bimeze bite? iryo joro ryarankomereye mu majoro yose. gute rero ryagukomereye? ariko ikintu cyankomereye ni ugukuramo imyenda. oya ni uko ari kubivuga. ni ukwiyambura akavuga ngo tugiye ngo mu ishuka imwe. ngo mugiye mu ishuka imwe. byaragoranye pe, byaragoranye. byarangoye noneho kubona ubwambure bw'umuntu ufite uruhu rudasa n'urwawe. yego noneho mudahuje n'igitsina. mwana we oya birakurangiza. umva yavuze ati urumenya aribwo rupfu rwanjye ahari noneho. kandi mbere waratubwiye kumvise ibintu bidasanzwe nyine ibyo byabaga twambaye gutya nyine. yego nta kintu uri kubona ariko nyine wumva ku mubiri nyine hari ibintu nyine wiyumvamo. ariko noneho amaso ku maso ngo yego twagiye kubona guteye ubwoba. byari bigoye. byari bigoye ariko nyine byageze aho biza gukunda ariko nari nananiwe kubera ko nyine iyo uri kwaga nawe aza asa nk'ugufata nyine mugundagura. yego ibyo nibyo bashakanye. nuko rero Jane ubuzima bukomeza gute rero muri iryo joro? muri iryo joro yego umuhanda bwarakeye nasinziye. yego nyine ibyagombaga kuba byarabaye ariko
ntabwo byari byoroshye ariko byarabaye. Ibyo tubyihorere nuko ariko uza kubikunda kumukunda uza kumukunda uko iminsi yashiraga n'isoni zagendaga zishira n'ubwoba nkagenda amenyera kurarana nawe nyine kujya mu ishuka imwe umva nta kibazo. Byahinduye iki muri wowe? Byatumye niyumva ukundi kuntu ntajyaga niyumva. Gute? Byatumye niyumva ko ndi umuntu nanjye w'agaciro. Yego. Ndi umuntu burya undi muntu ashobora kuba yakenera. Ndi umuntu mbese gasubiremo ntabwo numvise neza. Byatumye niyumva ko ndi umuntu undi muntu ashobora kuba yakenera. Yego. Mbere wumvaga ko nta mugabo wagukenera? Wapi. Abantu bose si kuba mbonaga nk'ikibazo, yego wenda n'ubu ngubu biri ariko ni bike. Ariko mbere yaho ntabwo byari byoroshye. Mbese njye numvaga ko ntari umuntu wenda numvaga ko nta natwita. Yego. Ko nyine abantu batwita ari abantu b'inzobe, ari abantu b'ibikara. Nyine nta n'umuntu nari narigeze wenda mbona cyangwa numva dusa washatse cyangwa wabyaye. Ariko baharira. Nagiye mbamenye ubu ngubu. Yego. Nyine ahantu natwe dutuye ni nk'aho ari njye mu murenge. Ufite ubumuga bw'uruhu? Yego. Nuko uza kumubwira ati kumenya ko utwite nubwo nyine ndavuyemo ariko izasubiramo. Wishimye gute? Nabanjije kuyoberwa ibyo ari byo, ariko nyine nari maze nk'ukwezi ntajya mu mihango. Ariko nyine nkumva mu nda hano mu kiziba cy'inda hakandya, negereza imihango ndayibura. Bigeze aho nyine mpamagara mama, ndabimubwira mbere yo kubibwira sheri wawe. Yego. Mama w'umuntu aba akomeye pe. Yego. Ni umunyamabanga. Narabanjije ndabimubwira, nyine arambwira ati ubwo wasanga warasamye. Yishimye gute mama rero? Mama yarishimye cyane. Aranambwira ati nyine ubwo ngubwo uzajye kwa muganga bakurebere. Ubwo nyine mu nda harandyaga byo kurya nyine bimwe na bimwe bikananira. Ujye kwa muganga? Nkahora nkonje. Njya kwa muganga nyine basanga ndatwite. Yego, ibyo tubirenge kuko ntabwo dushaka hababaje. Inda yaje kuvamo rwose, Imana izongera ikora ibitangaza. Sibyo? Ntabwo ari ibitangaza, bizakunda. Yego. Nuko rero Jane, karame, kubona umusore umugabo ugufashe gutyo wumva bimeze bite? Twa tuntu turacyaza? Ntabwo twashira. Oya. Na n'ubu turaza. Oya. Ese wumva tumeze gute? Nkuba gufashe gutyo wumva bimeze bite? Mba numva ndi umuntu uri ku rwego rwo hejuru. Yego rwose. Ariko uri no ku rwego rwo hejuru. Umugore ni umuntu ukomeye. Kandi njya mbikubwira ibyo bitira icyizere cyane. Uzi yavuye mu kazi. Yewe mba numva yatinze kuza. Oya. Nshimishwa no kumukuramo inkweto. Oya. Nkamuzanira silipa. Oya. Usikura umugore mwiza di. Ndamukunda cyane. Umuhake yagutese. Nkamuzanira amazi yo gukaraba. Mukuramo ishati. Oya, mugakaraba na byose. Ntabwo nshobora kujya ku meza atarataha. Reka da, nubwo atataha ntabwo wayajya. Ndamurindira. Paka. Ariko nawe ntabwo ajya akunda gutinda. Kandi iyo ari butinde arambwira nyine. Ibihe byose wabayemo, ibi utazibagirwa nibi kuva umenya ubwenge mu buzima bwawe kugeza uyu munsi ufite imyaka ry'ingahe? 25. Kugeza uyu munsi ufite imyaka 25. Ibihe byose wabayemo kuvuza ubwenge kugeza uyu munsi nibi utazibagirwa? Ni igihe numvaga igitsina gabo ari uyu nguyu ambwira ngo ndagukunda, nshaka ko tubana. Nicyo kintu cyanejeje mu buzima bwanjye. Buriya nace mu bintu byinshi bibabaje,
ariko icyo kintu cyaraje gisa nk'ikibyorosa. yego Eh, Imana igira neza Jane yego kandi nawe Simon Imana igira neza Imana igira cyane neza. rwose. Yego ni iki kiguca intege ku bantu se Jane ko nakibajije mugenzi wawe wowe niki kijya kiguca intege? ibintu binca intege mu buzima ni byinshi ariko ngerageza buryo ki mbyirengagiza. Kuba ubona umugabo wawe inshuti zose zaramushizeho kubera wowe, ibyo bintu birambabaza cyane, ukabona ni wowe nyine musigaranye tu. Nsaba Imana ngo Imana ijye iduha ubuzima, iduhe n'ubwenge, basi twere kuzagira umuntu tujya gusaba batazavuga ati wenda ni uko impamvu ukennye, impamvu uri kubura amafaranga, impamvu uri guferinga mu bintu byose, wenda ni ukubera uriya mukobwa. Ibyo bintu nibyo mba nsaba Imana ati Mana uzaturinde gusabiriza, Yego Imana izajya iduha amahoro mu mutima no mu rugo. ese akora iki umugabo wawe ko wowe numvise nta kazi? Acururiza abantu. Yabitubwiye nako. Wowe ntacyo ukora? Njye nta kazi ufite. Warize? Narize amashuri ngarukira mu gatatu segonderi, mpita ndwara rino jisho. Yego bahati yabyerekana kugira ngo n'abantu babirebe. Urwara iryo jisho ry'ibumoso? Yego. Mbere ryari rizima rimeze nk'iryo rindi? Ryari rizima, naje kurwaramo ikibyimba. Naje kurwaramo ikibyimba hano ku ruhande ariko ntabwo cyari cyaje mu jisho. Noneho bitewe no gutinda kwivuza n'ubushobozi, bari baranyohereje i Kanombe kandi mu rugo turi mu cyiciri cya gatatu tubura amafaranga. Ubwo nyine kiza kumeneka, kijyamo ama infection, ahita haziramo kanseri. Yego. Pole sana, sibyo? Yego. Ariko umeze neza? Ubu ngubu umeze neza. Hazamo kanseri? Hajemo kanseri, njya guca muri radiotherapy, barahashiririza nyine. Kanseri irashira? Yari itaragera kure? Yahise ishira. Iyo ubonanye ko bukwe se wenda atagukunda n'abo mu muryango w'umugabo wawe, bikurya gute? Tubyihorere, wivuganye ko bukwe. Ntabavuga nyirabukwe, nagira ngo nkumve. Ntabavuga nyirabukwe. Uyu muhungu yamuvuga ariko ariko njye oya, kandi ndatekereza ko iki kiganiro ashobora kuzakibona. Ica ubwenge. Tugarukiraho. Yego. Nuko rero umukobwa ngo agire ubushagare budasanzwe aje kukureba muri ghetto. Kuki wamuteje ibibazo? Kuki wamuteje ibibazo? Biriya bintu rero ukuntu biza mu munota umwe, wowe ntabwo umenya aho bituruka kuko ntabwo bihamagara. Umuntu ufite ibyiyumviro ntabwo byabura, ariko ntabwo byageze kure mana yanjye. Ntabwo byageze kure, sibyo? Byageze kuri wa musazi wawe. Yego nibwo byabaye, ariko hariya naravuze kwa sobukwe. Ako hariya ataraba kwa sobukwe. Urumva ariko n'ubundi icyo gihe kugira ngo umwiyegereze agire ubwo ayo marangamutima yavuze, ubwo byari bigenze bite? Urumva nanjye nari nangiye kumukunda, kuko naragendaga wenda ntanamubwiye ngo wenda iyo myenda iraho irasa nabi, nkayishyiraho nzi ko nzayifura nk'ejo, nkasanga yayifuze. Naza nkasanga ahantu ndarayashyizemo ibiryo. Yego. Nyine nkabona nyine aramangaye. Kirega umuntu ugukunda ntabwo umuyoberwa. Umuntu ugukunda nawe umukunda ntabwo umuyoberwa. Ushobora kuyoberwa ikindi ariko ntabwo ushobora kuyoberwa umuntu ugukunda bya nyabyo. Kimwe n'ukwanga burya ntabwo umuyoberwa. Ubwo rero kugira ngo nyine mufate nyine byari no kumutestinga ngo ndebe base, ndebe se urabizi hari ukuntu sibyo ko hari igihe utestinga bikarangira utestinga. Bijya bibaho. Akata kwiyaka bari gutestinga. Tuvugisha uko. Hari iwabo ntabwo nari kubikora. Ariko naramutestinze uko nanjye mutestinga ngavuga bya bintu byari test, ariko ndumva bigize ahubwo iyo hataza kuba hari nk'abantu
nyine amarangamutima ari kuzamuka cyane ariko urumva nyine nawe nk'umwamikazi cyangwa nk'umukobwa ukihagazeho yatsunikiraga kure cyane ariko ukabona aragusunika nkabibona ariko nkabibona gutsunika nkavuga amaboko azaguha urabona twa kivambari rigeze kuririmba twamwitaga kivambari ryigeze kuririmba ngo ni kimveho kandi kinyibasire ni kimveho nyine ukamusunika udashaka kumusunika ugashaka akagaruka yego namurekura ahubwo nkabona arabishaka nkavuga oke reka ubwo tuzabipanga ikindi gihe si byo bi yego none se mwabanye bitaraba mutarari avance urumva icyo gihe nibwo byari kuba haza kuzama wenda iyo aza nko kutsanga aho nari nararwariye byari kuba ariko urumva aho ntago twabanye nyine impamvu ndi kwibaza ko ari kugira ngo numve ese kuko abantu bibaza byinshi niki cyatumye Simone akunda si kubera ko umwe afite ubumuga udatawufite niki cyatumye Simone akunda ese nuko yatestinze amugana kumva bimeze ukunda agatotereka uyu muntu mfatireho ndumva bidasanzwe aya nago cyangwa ni amarangamutima yandi yo mu mutima ni amarangamutima kuko icyo gihe nago twigeze turyamana icyo gihe byari kuba kuko umubiri ni umubiri n'umuntu ni umuntu byari kuba ariko ntago byabaye ntabwo byigeze biba nta bakobwa mwakundanaga se wenda bigeze kuguhamagara bati bite ko washatse buriya iyo umuntu yatangiye gukira sinzi ukuntu ibintu biba yego nagiye kubona hari n'abo nabahamagaraga nyine nkumva bari kumvugisha kuko urumva nari maze amezi menshi ntakora hakaba nyine n'igihe amamagaye akambwira acaka nk'amayinite nkamubwira nayo mfite ugasanga nyine nk'abo twari turi kumwe bafashe nk'aho wenda nagiye ubwo rero ahubwo nyize nahamagaye umushuti wanjye umwe w'umuhungu navuze uwo mushuti wanjye ahita abwira umukobwa nari narahamagaye arambwira ati yakize akimara kumva ko rero namuhamagaye nari ndi kumubwira ko ngiye kuza mu rugo nawe nibwo yatangiye ahubwo kongera kumpamagara ubwo nyine kubera ibyo nari maje kubona n'umuntu buri ubu mubonye mpita mvuga ati aho ndi ndahazi dusoza rero ubutumwa wumva wifuza gutanga n'ubuhe ubutumwa numva bwa mbere ubukunze nashima Imana ndabizi umubyeyi wanjye mama ashobora no kuza kubona iki kiganiro mama ntabwo nigeze nkora ikintu kidasanzwe kuri we ngo mubabaze ntabwo nigeze imico mibi yindi idasanzwe icyo nasaba mama nanabona iki kiganiro azambabarire nyine kuko ntabwo niteguye kureka umudamu wanjye kandi nawe ntabwo yiteguye kundeka ikintu nasaba mama ni uko basi yakijijisha ibyo bindi byose atekereza akafata nk'aho ndi umwana wiwe akubaha amahitamo yanjye nyine byacimisha kubona mama ari kumamagara ambwira ati ohereza umukazana wanjye azatora ibiryo cyangwa byanshimisha bikongera kunyibutsa ikindi kintu kuko ubu ndimo ndavunika cyane kuko urumva nkavaringa mama nkavaringa wenda izo nshuti zo hanze zo wazireka bigakunda kureka mama ntibikunda iyi ntabwo bikunda kandi nanone kuba mutari kumwe muhuza gutya muganira akwishimiye nabyo aba ari ikibazo birambabaza bikababaza na baby wanjye bikababaza na mama yabyumvise wibona he wowe n'umugore wawe mu myaka cyangwa mu bihe by'imbere mwibona he urugo rwanyu murubona he njyewe ahantu mba nekereza ko mama byanze nkabona biranze neganya yuko najya ahantu haha amahoro baby wanjye nanjye tugatangira nyine ubuzima twishimanye kandi njya ahantu nibona nekereza yuko kubana n'umuntu ntabwo ari ibintu byo gukina ikindi ntabwo nekereza yuko ikintu icyo ari cyo cyose cyaca intege kuko ahantu nakabaye naracitse intege naraharenze hari kuri mama ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyaba rero inshuti abo bakobwa se kuko hari n'igihe turakaranya
nyine urabizi abantu babana ntago kabura hari igihe turakaranya nkahita numva ngo ahise nyine anyurira ati n'ubundi mama wawe nankunda ubwo wasanga nawe yagushyizemo ibyo politike nyine akaba ari we utumye witwara uko nguko nkumva nyine ni ibintu bishobora kuzaduca intege ariko nkasaba Imana ati izadushoboze yego gasaba Imana ati iki gikombe Imana ikindenze yego rero wumva umuntu kutwumva muri kano kanya yafasha iki couple yanyu ko mugiye ahabona wumva yafasha iki umuryango wanyu icyo yafasha yumuze umuryango ubwo ndikuvuga mwebwe babiri yego kuko iyo mubana mwamiranijwe mu mutima mwasezeranye kuvuga ngo tugiye kubana nk'umugabo n'umugore ngo mwakoze umuryango yego yego ku bantu bari kutureba rero urumva nifuza amafaranga ni nkorera ni makeya kandi wenda mba nkeneye ko umukunzi wanjye atazagira ikintu iwabo bakunda no kudufasha rimwe na rimwe kuko hari igihe nk'amafaranga ashira nka boss namwaka amafaranga akambwira agenda nta mafaranga afite wenda hari igihe mba mvuga ati nzashinga nka boutique nigeze kubigiraho icyo gitekerezo ndavuga wenda nashinga boutique yanjye na baby n'umugore wanjye akaba yanayikoramo nanjye ngakomeza kwiruka iyo misozi nyine nk'umugabo icyo cyumvikanye reka mpite nanakubaza nuramuka ubonye ubushobozi ubu ntuzavuga utereka mani nabonye ibyuki si uko atari icyuki sibyo baby ngibyo bintu baby nushaka kumbwira pfukama imbere yawe oya nta gupfukama rwose kamubwire iyo bigeze aha hantu nyine hari igihe kijya kigira nawe akandeba icyo kibazo rwanda n'ikibazo Jeannette akandeba nkahita njye ntekereza ibintu ari kundebamo kandi atanamvugishije nkahita mwegera nkamuhobera nyine nkongera nkamubwira yuko agabanya impungenge Jeannette wowe nugira Imana ukagafata ukagakacira ntabwo uzigera ntabwo uzigera utabe wawe oya bitewe n'uko twahujijwe n'umubabaro twahujijwe n'uko afite ikibazo ntabwo rero naba mbonye kandi icyo gihe nta bushobozi nari mfite bwo kumufasha ntabwo rero naba ngize ikintu mbona ngo mwirengagize ahubwo numva ko tuzakomezanya ubuzima igihe cyose tuzaba tukiri kumwe muri iyi si kandi no mu ijoro ntabwo tuzibagirwana Imana izadufasha dukomeze dufatane urunana dutahirize umugozi umwe dukundane muhakabizo rero ndagukunda nanjye ndagukunda baby yego dushoje birenze kuri ibi twaba dushaka kwanduranya dusoje neza inshuti bavandimwe mukunda inkuru yanjye leta support this couple mureke dufashe aba bantu babiri biyemeje gukundana urudasanzwe ndavuga urudasanzwe kuko hari benshi bajya bareba umuntu ufite ubumuga bakumva ko adakeneye gukundwa bakumva ko atari umuntu nkaho yavutse ku giti kandi ibiti byo turabikunda tukabivomerera ariko tukibagirwa ko abantu nabo bakeneye that love urwo rukundo uwabonye rero urwo rukundo akumva akeneye gukunda akumva akeneye gukundwa uwo ni uwo gushyigikirwa sibyo ariko muba mureba ukuntu Simon aba babyita ngo kwagaza yagaza umugore we touch yego mureke let us support that love yego mureke tubasapotinge dusapotinge urwo rukundo rwabo by'umwihariko tubafasha babone icyo kubaho iyo butike bifuza bayibone bayigireho vuga niba telefone yawe Simon 078 92 97 869 na Jeannette aravugiye Imana ishimwe Simeo Jeannette vuga nawe yawe 079 14 7 8 3 Imana ishimwe Jeannette yego muri tirano uruniko
ngaho mugire urugo rwiza mubane mwongere mubane tuyifurije ibyiza tuyifurije ibyishimo kuri nosi ko nicyo umuntu abona kumva ni igitangaza sibyo ibindi biraboneka kagira iyo mitungo ariko wabonamo ibyishimo kumva byose ntacyo bivuze so tuyifurije ibyishimo tuyifurije amahoro mu mutima Imana ibaha umugisha nitwa Rweme Mbabazi naho utaha